Mwaramutse neza kandi muraho. Imana y'amahoro nibane namwe. Iyi ni ya gahunda yacu tumaze kumenyera ya nibature. Nawe utari wayimenyera ni ukuri uzayishimira cyane. Muri iki gitondo rero cyiza cy'umugisha, nejejwe no gusangira namwe ndetse no gusomera hamwe namwe ijambo ry'Imana tubona muri Luka ibice 18 umurongo wa 35 turageza 42. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ahumura impumyi. Nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abigiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara, ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Nshuti mwene data, ushobora kuba ufite ibibazo muri aka kanya. Ushobora kuba ufite ibiguhangayikishije, ushaka kwereka Yesu, ariko ukumva amajwi akubwira ngo egerayo. Ukumva amajwi aguca intege ngo ntabwo bizakunda. Yesu aravuga ati, mumubwire anyegere. Ni ukuri uyu munsi niwegera umwami Yesu, ukamutura imitwaro yawe, ukamutwira ingorane zawe, Yesu Kristo yiteguye kukwakira. Uyu munsi turi buririmbane indirimbo ya 40, tubane n'umwami. Kubana n'umwami ntako bisa. Tubane n'umwami, twumvire ijambo rye, atujyana mu nzira nziza. Tumumviye rwose, akabana natwe, abamwizera uko bangana. Tumumvira n'akandi gakiza, keretse Yesu gusa. Izigire rwose. Akitubabaza ashavu tugira, niwe uduhembura impu zose. Amahoro n'isaro, nta n'umubabaro, tuzahirwa nitubizera. Tumumvira akandi gakiza, keretse Yesu gusa. Izigire rwose. Ndajya twishima turi kumwe nawe, tuzagendana nawe iteka. Tumumvira rwose, azajya adutuma, ntacyo tuzaba tugitinya.
turagushimye mutangabugingo, tugushimiye iby'iminsi yatambutse, tugushimiye imbaraga n'ubuntu bwabanye natwe iminsi yose yawe icyubahiro. Turagusaba kubana nawe, turagusaba kugumana nawe aho tujya hose, mu byo tuvuga no mu byo dukora, kugira ngo tuyoborwe nawe. Nta shavu tuzagira, nta mubabaro, ahubwo ijuru rizamanukira kubana natwe ritwiringize uburyo ubushobozi bwawe. Utuyobore muri uno munsi mwiza, uze kukunambaho byuzuye, tubyakiwe mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti yanjye ubana nanjye iminsi yose, ushobora kugira igitekerezo ushaka kumpa, wagishyira muri comment cyangwa se ukaba wanyandikira kuri nimero zanjye. Ushobora kuzireba muri description ya YouTube ukazibonamo ukanyuvugisha, cyangwa email address, ndetse no kuri social media zanjye zose Emmanuel Kompoza. Ushobora kumpa igitekerezo, ushobora kumpa inyunganizi, kugira ngo ino gahunda icyo ubona cyakongerwamo, icyo ubona cyiza cyatanga umusaruro, tugisangire. Imana iguhe umugisha.